Yes, abagore n'abakobwa ariko bose ni abategarugori bamaze kugeza igihugu ku iterambere rirambye, iterambere rigaragara mu buryo bwose, yaba uburyo bw'umutekano ndetse mu buryo bw'umuryango, ndetse yaba mu buryo bw'imiyoborere ndetse mu buryo bw'iyobokamana, ariko kandi n'itangazamakuru tumaze kubonamo abakobwa benshi, abadamu benshi bagiye biteza imbere muri uyu mwuga. Ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2026 nibwo twizije umunsi mukuru w'abagore. Ni umunsi udasanzwe ku bagore, tunashimira leta y'u Rwanda, umukuru w'igihugu Paul Kagame wahaye abagore ijambo. Reka rero turebere hamwe uko abagore bagiye biteza imbere igihugu, turebere hamwe ingeri ziri mu muri 5 uko abagore bagiye batera imbere. Kanshimire bamaze kugira ngo kunanguriro Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Ngusaba gukanda subscribe, like, share na comment. Niba ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, like ndetse ukore na comment, tuganira uduha ibitekerezo. Iterambere ry'abagore riragaragara mu gihugu, mu bice bitandukanye by'igihugu, ahantu hose mu ngeri zose z'igihugu iterambere ry'umugore riragaragara. Urugero twareba hamwe nko mu umutekano uri muri hamwe dusanga umubare w'igitsina gore wiganje. Barahakunda cyane rwose, mu gisirikare, igipolisi, muri daso, ahantu hose tubona umugore arahari, kandi usanga donc umugore ibyo umugabo akora n'umugore arabikora. Iyo rero bafatanyije umusore ndetse na mushiki we na musaza bagafatanya, igihugu cyacu gitera imbere ndetse umuryango wabo ugatera imbere. Tubona rero abofisiye batandukanye b'abadamu, tubona yaba n'abapolisi bo hasi n'abandi, uko inzego z'abagiye zitandukanye. Tubona rero donc inzego zose RCS, tubona inzego z'umutekano harimo abagore, kandi hari byinshi byakemuye, hari byinshi byongeye ku iterambere ry'igihugu cyacu, hari byinshi byongeye rero ku muryango. Donc natwe turabibona cyane rwose, kandi ntabwo bibuza kugira gute kwita ku muryango no gukora izindi nshingano bagomba gukora. Ikindi kandi umuryango, tubona iterambere ry'umugore mu muryango udafite umugore, nubwo abagabo dushoboye kandi tunashobotse, ariko iyo umugabo abuze umugore, rimwe akenshi ubona ko abana imibereho yabo usanga donc ari ikibazo. Ariko umugore abasha kwita ku muryango, akita ku mugabo, akita ku bana, akita no ku bindi bitandukanye kugira ngo akomeze guteza imbere urugo ariko n'igihugu muri rusange. Kuri uyu munsi rero umugore yahawe ijambo, umugore akabasha kujya ku mwarimu, akaba yaba umuganga, akaba yaba umusirikare, akagira akora utuntu, n'umugabo agakora utuntu, bagahuriza hagati, iterambere ririhuta. Ahandi kandi ni mu bijyanye n'imiyoborere mu nteko nshingamategeko, parliament, mu ba senateri, yewe abagitifu, ba meya. Mubona ko abameya dufite abagore ba meya, ba executive. Ibyo byose bigaragaza ko rero uyu munsi umugore urwego yagezeho, kandi nta manyanga rwose arenze, cyangwa se amanyanga dukunda kubona ngo yabereye ahantu hariya, ahubwo tubona iterambere rishobora kugenda ryongera. Bigaragaza ko abagore rero bafatanyije n'abagabo hari byinshi bigenda bigerwaho umunsi ku munsi. Ariko ibyo byose ni ugutekereza kwiza, amahitamo meza umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, umuyobozi dukunda twese. Ikindi mu bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se ibijyanye n'itangazamakuru, tubona ko abagore batandukanye, nibwo abagore bwo ni abategarugori, abamama, tubona mama Rwagasabo, tubona Jebibyo, tubona abadamu benshi bagiye mu itangazamakuru bateye imbere. Nshimire Scovia Mutesi kubera ko yabashije guhangana rwanda rugamba, uyu munsi ageze kure, bafite televiziyo ndetse na channel tugakoreraho. Murabizi ko rero umudamu mwiza wagira inama nziza kandi tugezaho amakuru rwose yizewe kandi amakuru mazima. Bigaragaza ko rero umugore yitinyitse ashobora kugera kure cyane, kandi akageza kure abandi, ndetse agatanga n'imirimo ku rubyiruko, abato n'abakuru. Ikindi kandi mu bijyanye n'ubukungu, murabizi yaba mu bijyanye na banki, muri banki harimo abagore benshi, abakobwa benshi, isuko n'abagabo batarimo, ahubwo ndimo ndabereka uburyo umugore ajya azamuka, kandi iterambere rye rikarushaho kugira gute kwiyongera, kandi bikabyara iterambere ku gihugu cyacu. Mwibukamana hari abapasiteri Mazimaka, dufite Minyoni, dufite Kabanda n'abandi bapasiteri batandukanye, b'abamama, abadamu tubona kuri social media n'ahandi. Mubona ko rero donc yaba mu ijambo ry'Imana, muri religion, mu ngeri zose z'ubuzima busanzwe bw'abantu babamo, tubona iterambere ry'umugore uko rigenda rizamuka umunsi ku munsi. So reka rero mbabwire ngo yaba muri media, abakobwa mwitinyuke. Ndashimira Scovia na Jibibyo
nabonye ikiganiro bakoze basuye abanyeshuri biga itangazamakuru muri kaminuza abakobwa bababwira kwitinyuka bira ni byiza bituma abakobwa bitinyuka bagakora donc bakaza hano kuri social media itangazamakuru mu bigo byigenga ibigo bikorera leta donc bafite ubumenyi ndetse bahagaze neza mu byo bagiye gukora. Reka rero nsoza nshimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame kuba yarisema neza ariko ndetse nsaba n'abanyagihugu gukomeza kugendera mu murongo we tukamwumva tukumva ibyo dusaba tukabikora. Nsaba n'abagore gukoresha donc aya mahirwe kugira ngo bakomeze kwiteza imbere bitinyuke mu mutekano bitinyuke ntagize guca intege ntabwo washoboye igisirikare bashoboye igipolisi ntashobora ikintu ntashobora donc kuzakora ubuganga gusaza kuri n'ibi hari ingeri zitandukanye zagaragaza ko cyangwa se zakwemeza ko wakoreye igihugu mu buryo bwose butandukanye. Ku bagore rero ni ishema ku gihugu cyacu dushimire umukuru w'igihugu cyacu kuba yarahaye abagore ijambo kandi bikaba amahitamo meza ndetse bikaba inyungu ku gihugu cyacu ku muryango muri rusange. Reka mbabwire ngo rero abagore mukomeze gukora cyane mwiteze imbere biteze imbere umuryango. Iyo umugore aciye ahanga n'umugabo agaca hano bagwiza hamwe batera imbere umuryango gatera imbere igihugu kigatera imbere. Mukomeze kugira ibihe byiza turi ku ntangarugero Empire isoko ibiganiro byubaka mwahisemo neza ibiganiro byacu nagaruka mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza ariko n'abagabo mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza turabazirikana nayo ndi umusore usatira kuba umugabo ndavuga wubatse twese abagabo n'abagore dufatanyije twagera kuri byinshi twubaka igihugu cyacu tukagiteza imbere kandi tugateza imbere donc tukagira n'uruhare mu guteza imbere ibindi bihugu. Mubona ko abagore bari mu gisirikare bajya muri UN mwagiye mubona amafoto y'abadamu batandukanye bari mu gisirikare bari mu butumwa bw'amahoro muri UN. Ibyo byose ni ishema ku gihugu cyacu ndetse n'abagore tukajya tubabona byose rero bigaragaza ko dufite imiyoborere myiza kandi imiyoborere ishyize imbere abanyarwanda bose. Mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda mukandi subscribe like share na comment murakoze cyane.